musanzwe mubizi abakunzi bakunda gukurikira ibihangano bica kuri Sehene TV ikaba yarabashije guhinduka ikaba yitwa Ineza TV. Tukaba twasuye umukinnyi umwe ukina muri filime zaje zigaragaramo Nyagahene, akaba bari bamuzi ku bworozi bw'inka. Araza kutubwira uburyo yinjiye mu bworozi bw'inka, akaba afite n'ubundi buhanga bwo kuba yarakoze radio mu gikapu. Ibyo byose nibyo agiye kudusangiza. Reka tumuhe umwanya abanza twibwira amazina ye, ubundi atubwira uburyo yinjiye mu bworozi, ubundi anadusobanura n'uburyo yakoze radio mu gikapu, anatweke n'iyo radio n'uburyo ikora. Ese mwebwe mwamuzi ko radio yakorwa mu gikapu umuntu aheka ku mugongo? Reka mu kanya turaje tubikurikirane. Rukara rero mwari muzi araje bitubwire amakuru yawe. Amakuru ni meza. Dusobanura uburyo rero winjiye mu bworozi bw'inka. Mu bworozi bw'inka ubundi ngewe amazina yanjye nyakuri banyita Nsengimana Daniel. Korora inka n'undi na mbere hose nayikundaga, nuko mbonye bimbereye byiza ndavuga ati reka mbikomeze. Ariko mu korora inka nyine mfite n'izindi mpano zigiye zitandukanye. Ubu ngubu mfite impano yo gukora radio mu gikapu. Ese icyo gikapu turi kubona niyo radio? Iki ni igikapu ariko nyine harimo na radio bikorana. Reka abakunzi bawe icyo gikapu ubereke inyuma ugihindukize barebe nimba koko icyo ari igikapu. Ndabona ari igikapu. Ndagira ngo utwereke utubwire uburyo wagize icyo gitekerezo cyo gukora radio mu gikapu, unatwereke ese ko uburyo yabaye radio nyine. Iki gikapu uburyo nagikozemo ni uburyo natekereje igihe kinini. Noneho ndavuga ati iyo ntekereza ikintu mu bwonko bwanjye gishobora kuba cyabaho. Ndavuga ati reka irigerageze nyikore ndebe nimba byavamo. Aho ndavuga ati nimba bitanavamo nibyanga nzabireka nkomeze ibindi. Rero reka mbere ku buryo nayikozemo imbere n'uburyo iyi radio ivuga. Abakunzi ba Ineza TV reka turebe iyo radio. Dore izi ni mikoro, uyu ni umutima wa radio. Bya bintu birakora. Ubu ngubu ndayifungura. Ndagira ngo wereke abakunzi bawe bakunda gukurikirana amakuru. Ubushatse wanagiheka. Bya bintu birakora. Okay, none se Rukara abakunzi bawe basanzwe bakuzi bibaza ku myaka yawe, ese waba ufite n'umukunzi? Ibyo ni ibintu bibiri bibaza. Ese tubwira imyaka yawe. Imyaka 19. Ese waba ufite umukunzi? Ese kuki utafite umukunzi kandi ugeze mu gihe cyo kuba wakundana? Nabaye mbiretseho gatoya ndahuze. Urahuze uhugiye mudukize? Mba mugiye mu kazi kenshi. Mu kazi kenshi. Uyu munsi sagize umukobwa ugusaba urukundo, wamusubiza iki? Nabwiye ati nta kibazo ariko. Nta kibazo. Bivuge ko umukeneye. Nta kibazo nabwo namukeneye. Uramukeneye umukunzi? Ese wigeze ugiraho umukunzi?
umukunzi ntabwo nigeze mbibona. Okay. Hagize uwifuza ko wamukorera radiyo yo mu gikapu, ese wamuca amafaranga angahe? Radiyo nk'ubu ngubu nabwo ihagaze nk'ibihumbi 35. Wenda baza tukavugana, ahasigaye nkatangira gushakishiriza ibikoresho. 35,000 nubwo niyo radiyo yawe mu gikapu ihagaze. Ubundi mu buzima busanzwe impano zawe ni izihe? Impano njye mu buzima bwanjye mfite impano nihariye rukumbi ni ugukina filime. Impano ya kabiri wenda ni ugukora ibintu bijyanye na mekanike, amatelefone, amaradiyo, ibintu nk'ibyo. Impano ya gatatu akaba ari ugukora akazi kanjye kakwahira. Barabizi mu kazi Wambere cyane. Muri filime se izina bakunda gukwita cyangwa ukunda gukina witwa ni irihe? Ni Rukara. Ni iki wabwira abakunzi bawe bagukurikiranye unabasezeraho? Abakunzi banjye ndabasezeramo byati, abakunzi banjye ndabakunda cyane, kandi mujye mukomya mudukurikire kandi mudutere morale, kandi ndasoza n'inshuti zanjye n'abanzi banjye bagomye bagira amahoro. Urasoza n'abanzi bawe? Umuntu ukunda cyane 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 ubu wasuhuza ninde? Umuntu nkunda cyane cyane bamwita Munyaneza Fulgence. Okay. Ubwo ibihangano byawe babisanga kuyecana? Babisanga kuri channel bita Ineza TV. Okay. Ineza TV rero muyikurikirane, mukora subscribe na share, mukurikirana uburyo Rukara yaktingamo kuko arabizi cyane. Yabashije kugaragara muri filime zagiye zigaragaramo Banyagahene n'abandi. Akaba afite n'imana yo gukora igikapu, radiyo mu gikapu. Abashaka rero ko yabakorera radiyo muzamushake. Bakubona bagusanga he? Hagize uwifuza ko wamukorera radiyo mu gikapu yagusanga yakubariza? Wenda nk'umuntu ukunda gukurikirana channel yacu yatera wenda comment kuri channel yacu, haba hariho na nomero zacu, yaze yamugara akatubona. Okay. Okay, ngahasezera abakunzi bawe. Ndabasezera, bye bye.